kwizera kudafite ibikorwa ni ukuvuga ngo n'urukundo rudafite imirimo ifatika burya ntabwo aba ari urukundo ntabwo ushobora kwicara ngo wigambe ngo njye ndakunda njye ndakunda no bikorere mu bikorwa bigaragare noneho bijye bivugwa na Emi wagiriye neza bijye bivugwa na Mama Ganza wagiriye neza naho kwicara gusa nkabiririmba Bashuje mwese badukurikiye kuri Team TV Imana ibahe umugisha. Turi mu masaha meza, amasaha y'umugoroba hano i Kigali. Bizere ko aho muri namwe ku masaha yanyu muguwe neza mwitegura iminsi mikuru cyangwa se uzareba iki kiganiro iminsi mikuru yaravuyemo it's okay nta kibazo ariko twagikoze mbere gato y'iminsi mikuru. Hanyuma uyu munsi rero ureba iki kiganiro dufatanye ishimwe turashima Imana ko umwaka tuwushoje impara zaririmbye ngo dore ngo umwaka urashize ngo ndetse undi uratashye ngo twongere twishime dushimire Imana rurema ikiduhagaritse ngo nabagiye suko batashaka kuba bariho rero kuba turiho n'umugisha w'Imana ngiye ndikuzo Emi ushobora kuba utamenyerera iyo jwi kubera ko ryagiye muri FM cyangwa muri Suwa kubera akantu k'imbeho ariko ndi kumwe na Mama Ganza we ijwi riratyaye ni nyoza arabasha kubivuga ariko ubundi njya nibaza wowe uwafata avana imwe bavuga nko kuvuga cyo gusa bakwemera kubivuga byose bose bakwirimita basobanukiwe yuko ibyo ufite ni ubutunzi kandi ni ubutunzi bwagirira umumaro benshi batabufite ibyo ufite ni umuti wavura benshi barwaye ariko bibazaga yuko ari bo ndembe maze bagasanga ibyo barimo ahubwo ari toto ku byo we waciye muri make ibyo dufite ni ubutunzi uwahishukiwe rero uwo muti awugeza ku uwukeneye kandi ukamugirira umumaro ubwo butunzi abugeza ku wundi nyine nawe akaba amuremeye. Amen. Mama Ganza rero arakoze cyane tumushimire kubera ko tumaze kumuha ikaze afite byinshi yabuze kugarukaho cyane rero ku bijyanye n'iminsi mikuru ndi kuvuga ikiganiro cy'ubushize twakoze ndabyibuka ko twagarutse ku minsi mikuru tuvuga n'uburyo abantu baziyakira abadutumiye kera bataradutumiraga ariko kuri baradutumira kubera ko hari aho tumaze kuva hari aho tuvuye hari aho tugeze mu minsi yashize ya kera hari ubwo bakuraga akanoro gakobwa karaho kagakara buriya kagakara no kwibana akaba ari agakobwa kagakara kubivuga nk'uwahunze byari bimeze ko nta gakobwa kagakara hasanga naraganiye na n'umuntu mukuru akambwira none ubu wabona uyu munsi umureba ugahita ubona ko yabaye ikizungerezi kubera ko buriya erega buriya nta bundi buzungerezi bundi tuvuga burenze ko ufite amahoro actually ufite amahoro n'umuntu wese arakubona akabona kukeye usa neza uryoshye biramushimisha rero niyo mpamvu tuvuga rero tutazavuga ngo Mama Ganza ngo ubona ngo ikizungerezi ngenda biza amakuru yo mu rugo ndayazi bazayambaze ntahantu babisekera na shushu be wawe so n'amahoro masa n'abana so ibyo bidutera umunezero bigatuma buri wese ashobora kukubona akavuga ati kuko uyu mama ibyo avuga birimo ariko hari igihe cyabaye babonaga hari agakara nanjye nyine hari ijambo rivangwa mwabakoga muri Yerusalemu ngo umunsi nzaza uri mu muntu nirabura nanjye hari igihe byari bimeze nabi none baradutumira amen. Dushimye Imana rero ko twongeye kuba turi kumwe turashimira abakoze subscribe kuri Team TV Imana ibahe umugisha wowe wakoze like Imana iguhe umugisha nawe utanga igitekerezo cyangwa se comment Imana iguhe umugisha arangira umugisha wo kongera kwakira Mama Ganza n'ubufatanya bikorwa mwiza buri hari ikintu kimwe nk'agaciro niyo waba umukoresha ufite abakozi benshi ariko utabaha agaciro uzagira ngo byukora hari umusaruro bimara ushobora kwishimira ngo bifite amafaranga ariko wapi so abantu bashobora kuba bati Mama Ganza ukwana nawe buri munsi yanjye ujamemba neza
hari ukuntu agira gutya nkabona abantu ngo yankoreye surprise yego ry'umunyenga umunsi wose. So Imana igumugisha mu maganza kuba tukwakiriye nawe rero ukora akazi katoroshye. Imana igushigikire kandi Imana ikugire neza. Hanyuma rero inkunga ikomeye no gusangiza benshi ibi biganiro aho muri irya no hino ku isi. Imana ibaho umugisha. Twe ntabwo dushimishwa n'ibintu byinshi cyane, ahubwo dushimishwa n'utuntu duke tw'umutima ukunze. Rero inkunga ikomeye nawe duha iradushimisha kubera ko warosanyije iki kiganiro. Ntabwo turi buze gutinda. Topic y'uyu munsi turi buze kugarukaho ni ikijyanye n'ubukungu bw'urugo cyangwa se kwita ku mutungo w'urugo, cyane cyane muri iyi minsi mikuru ya Noheli na Bonani. Akaba ari topic umuntu wese yakwisangamo, yakwiyumvamo. Mama Ganza, twagize ibihe bikomeye byo guhangana n'ingaruka za COVID-19. Urabizi ubukungu ari ubw'igihugu, ari ubw'isi muri rusange, ndetse no mu rugo by'umwihariko ubona ko hari ukuntu bwagiye bugenda bugabanuka. Hanyuma kuba hatema iminsi mikuru nayo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Twibuka ko nanone kandi ejo turategura abana bagomba kujya ku mashuri. Umugore, mugabo utwumva, tutaretse na wa musore nubwo yibana cyangwa se wa mukobwa, ariko nawe ugomba gufokasinga ku kintu runaka, tukajya kwejoyinga, kwishima, guhaha n'ibindi byose kubera iminsi mikuru, tukirengagiza ejo hazaza. Ndakwakiriye rero muri uyu mwanya kugira ngo tuze gusangira na benshi badukurikiye kandi iki kiganiro kize kuba icy'umumaro kuri buri wese. Hanyuma wowe usanga muri iyi minsi mikuru turagirirwa umugisha wo kuba tuganira nk'umubyeyi kandi nanone nk'umu business woman ukunda kuba muri business, uzi agaciro k'ifaranga ndetse n'ubukungu bw'urugo by'umwihariko. Karibu. Urakoze cyane Emi. Ndabaje kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Nejejwe nanjye no kongera kuba imbere y'amaso yanyu, imbere y'Imana. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro niba yabidushoboje, ntabwo ku bwacu biba bishobotse. Hari byinshi cyane byakatubujije, hari byinshi, ariko kubw'ubuntu bw'Imana iyo tubonye bigenze bitya ukuri tuba twumva twuzuye ishimwe, harimo byo kwishima. Ndashimiye Imana cyane ko ishoboje uyu munsi kuba imbere y'amaso yayo ndetse n'imbere ya kamera, imbere yanyu. Muri abantu beza, muri abantu b'umumaro, muri umugisha wacu. Team TV ntabwo yagera itabafite. Hari ubwo nigeze numvaho umuntu rimwe bavuga wari ufite amafaranga ngo umuturanyi yagira icyo agize akamuhereza amafaranga, yagira ibirori akamuhereza amafaranga, yagira yaba yapfushije akamuhereza amafaranga, ikibazo cyo gize cyose cyangwa ikirori. Hanyuma igihe cye nawe kigeze byabaye ngombwa abaturanyi nabo bakora bya n'ibyo yajyaga abakorera. Bose bakoranye amafaranga baramwoherereza. Icyabaye yahagaze ku musozi bavuza induru, asaba imbabazi. Bigisha induru bose baza kureba uwo ari we n'uyu, bigisha induru uwo ari we, basanga ni wa mukire uhambaye muri wa mudugudu wajya gukora amafaranga gusa kohereza abantu nta kindi akoze. Icyabaye ni uko yabasabye imbabazi apfukama imbere ati ntabwo nari nzi yuko ndimo nigirira nabi, nibwo nkibibona ko nigiriye nabi. Ntabwo nari nzi ko igihe kizaba kimwe nanjye kimbayeho mu kohereza amafaranga, nari nzi ko ngira neza nta mwanya ngira iki, ariko muri make nibwo menye neza ko nta kintu gifite umumaro nko kwifatanya na mugenzi wawe mu bibi, mu byiza, mu byishimo byose. So namwe rero nta na kimwe twageraho tutabafite mutaduteye inkunga yo gusubscribinga, yo gusharinga, yo gukora share cyangwa gusangiza abandi, yo kulikinga, yo guhabwa ibitekerezo namwe bituma bidusunikira mu bindi bitekerezo byiza. Rero muri make ndabashimira cyane. Imana y'umushigi ibaha umugisha kandi igikomeza bazamure muve ku rwego rumwe mujye ku rundi kugira ngo dukomeze guhagararana muri uyu murimo wa data, tutagusanye tuzi neza ko tuzasarura. Amen. Yes. Rero Emi, Imana imuha umugisha ndetse n'abandi bose dukorana uyu murimo. Imana igibaha umugisha, bakora umurimo utoroshye, tujya tubivuga kenshi. Ntabwo twebwe turasa n'ababiba, turabiba gusa, ntabwo turagera igihe cyo gusarura. Turabiba kandi twumva inyungu ibirimo ikomeye. Twifuza nuko ibiganiro byacu byagera kuri wa wundi Uwiteka yateganije ko cyamugirira umumaro. Niyo nyungu ikomeye, niyo mpamvu duhora tubinginga mukore musharinge cyangwa musangiza abandi.
ahari hari aho waba ikiraro cyangwa wundi Imana yateganije ku kiganiro kizafasha nuko nawe ugahabwa umugisha. Rero mbajije ikintu gikomeye mu bihe byo tumaze iminsi ducamo ndetse n'ubu turimo ducamo by'ubukungu bwagiye buhungabana kubera COVID-19. Nibyo koko twagize ibihe bitoroshye guhera imyaka igiye kuba ngira ngo igiye kuba nk'ibiri yuzuye cyangwa ibiri yuzuye ndumva igiye kuzura. Ni igihe cyo twabayeho tu experiencinga cyangwa tubona ibintu tutigeze tubona tutatekerezaga, aho umuntu yicara mu nzu ari umugabo ari umugore ukabona mwicaye mu nzu burije burakeye. Ni ibintu ngira ngo umuntu uwo ari we wese atigeze atekereza ko byabaho keretse nk'ababayeho mbere yacu cyangwa yenda basoma cyane bakaba baramenye ibindi bihugu byigeze bica muri ubwo buzima. Nkanjye pe mvugishije ukuri mu myaka yanjye mfite kandi myinshi ntabwo ari mikeya ntimumbaze ngo ningahe ariko ndumva mu myaka yose ntari nzi ko nshobora kubona umugabo n'umugore abantu bakoraga buri munsi basohokaga buri munsi agasohoka saa moya bakagaruka indi saa moya z'ijoro ukabona umunsi umwe ngo ibintu byose birahagaze mwicare mu nzu. Habaho bamwe bagize amahirwe komeza bicaye mu nzu bagahembwa bagakorera aho ngaho bari. Habaho iterambere ryaje rya IT nyine akazi kose kagakorerwa nk'aho mu rugo, ariko habayemo n'abagabanijwe mu kazi bagabanijwe imishahara se kubera nyine ibyo bihe bitoroshye. Rero ibyo bintu byatwigishije ikintu gikomeye cyane, byatwigishije kumenya kubaho muri bikeya by'ufite kandi ukabibamo neza. Twasobanukiwe ko umuntu ashobora gukoresha ikintu cyo akaba yakoresha mu munsi umwe ukaba wagikoresha mu minsi 2 cyangwa 3 kubera ko ubona ko ejo ntabwo uzabona uko usohoka, ejo ushobora kutazabona uko ujya kuri banke, kuri telefone aho waba uyafite. Mbese abantu ngira ngo twize isomo rikomeye ryo kumenya gukoresha bikeya kuko ntabwo uzi ejo uko bizagenda. Icya kabiri numva byatwigishije nanone tutarajya kure, numva byatwigishije kongera urukundo rwabaye nk'urusukiriwe bundi bushya, rwabaye nk'uruvomerewe kubera ko wumvaga nta kuntu ushobora kwicara ngo wumve uguwe neza mwene wanyu cyangwa umuturanyi wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa uwo musengana cyangwa uwo mwakoranaga wabayeho nabi cyangwa abana be babayeho nabi. Twizere urwo rukundo rwarongera. Njye nabonye nk'aho COVID hari ibindi bintu byiza byavumbuye. Dushobora kongera gukundana. Ndibuka nigeze rwose kuva Kimironko ndanyeranyereza ngera ahantu hafi na Zion Temple ishiriye umuntu waganyiye ku rubuga ati iwanjye rurakinga 5. Ndamanuka ndanyeranyereza mu bapolisi ncamo sinzi uko byagenze mbona mugezeho muha icyo muhaye icyo nshoboye. Ni ukuvuga ngo nabonye ko iyo bitaba icyo gihe cya COVID ntabwo nari kugirengera ngo uwo mutima wo nta nubwo yani no kuvuga nawe ubwe. Byandi by'abanyarwanda tuzi nyine kurenzaho kambona hariya hanze nambaye neza ntumenye uko byagenze yenda wa mwenda nyine n'uwo nsanganywe ariko inzara irenda kunyica cyangwa yenda kunyicira abana cyangwa so no kuvuga ngo rero ibi bihe byatwigishije uburyo bwo kumanaginga cyangwa bwo kujera bwo gukoresha icyo dufite kandi mu buryo bwiza kubera ko utazi ejo hazaza uko biri bugende. Ni muri ubwo buryo rero hari nk'iminsi mikuru imaze gucaho ingaheme tutayiserebura. Hari umuntu twaje tuvugana karavuga ngo uyu mugabo witwa Noheli yarago asigaye aza buri gihe agaherera ku muryango kwinjira bikagorana kubera ko n'ubu ngubu urabibona ntabwo tuzasohoka ntabwo tuzasohoka kubera ibihe bibi yaducitse 2021 iracitse. New Year niko byagenze ni New Year niko bishobora kuzagenda ariko byose ari uburyo bw'igihugu cyacu gifite ubuyobozi bwiza bukunda abaturage ubitaho bitari ibyo ngibyo twasohoka bakatureka ngo twinezeze ko tugashira. Tugashira gasanga rero wa munezero twa turimo ahubwo uvuyemo ibibi byinshi. Rero mu by'ukuri numva ibi bihe twaciyemo byaratwigishije kumenya kumanaging, kumenya kwita ku kintu ku kindi ukavuga utaye amafaranga 50,000 mfite ninyafata yose
nkayakoramo komande y'ibintu ibi n'ibi n'ibi, ariko se ejo bizagenda biti? Ese ubundi ko nayo mfite 500 kuri konte ninyaryohamo ejo ko bashobora kuzampagarika ku kazi bizagenda biti? Urumva twabayeho mu bihe byo tubona nk'ibihe by'ubwoba byo kumva uhangayikiye ejo hazaza, utazi neza what will happen cyangwa n'iki kizabaho ejo hazaza. Bituma rero tumenya ngo burya savings ni ngombwa cyangwa kwizigamira ni ngombwa. Hari ukuntu wavuga guti mfite 500 iyi Noheli turayiteganyirije, turajya aha twice ihene tugire gutya, ariko izi Noheli uko ari zingahe uba wicaranye n'ubwo bwoba. Si ubundi ndasohoka, aho nsohokera unyakira, uwo twicaranye, uwo tugenda, mbe muri make ufite n'ubwoba ko ushobora kuvayo wanduye. Muri make nawe naho ngira ngo batatubuze ubu ngubu aho bigeze, ubwo we wakwikingirana mu nzu ukavuga utoya kubera ubuzima bwanjye n'ubw'abana banjye cyangwa n'abavandimwe banjye cyangwa n'abaturanyi cyangwa n'inshuti zanjye, kanigumire mu nzu. Ni ukuvuga rero ngo ntabwo mpamya ko hari uwo iyi covid itasigiye inyigisho yo kumenya kwizigamira. Ntabwo mpamya ko covid nta n'umwe idasigiye inyigisho y'urwo rukundo rwo kumenya gusharinga dukeya two mufite, ukavuga uti mwene data ntasonzane. Njye niyo nshoboye kubibona, nakoze stoke ndastotse, ariko se Emi abayeho gute? Nibaza rero ko ibi bihe byo twabaye byaratwigishije n'irindi somo. Mbere yanjye niyo mpamvu Bibiliya ijya bivuga ngo byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Rya somo ry'urukundo rikongera rikigishwa n'ibikorwa atari n'ijambo ry'Imana duhagazemo ngo pastor ajye hariya ku gatuta ati mukundane ni mufata ibihe gusa twaje kwisanga byarongeye bisukira cyangwa byuhira urukundo urongera rurakura. Rero no kuvuga ngo muri wa mutungo tuzi yuko wagabanutse cyangwa bwa bukungu ari ku isi, ari mu gihugu cyacu, ari mu mago yacu, kuba bwaragabanutse cyane. Ubuzima bwo buri muntu yabagaho hari benshi pe bwahungabanye cyane, ariko je navuga ngo nanone byaratwigishije cyane izo ngero ebyiri zo natanze. Nibaze rero ko n'ubu ngubu ibi byo turimo n'ubu Imana izadufasha tukayivamo amahoro, kandi nanone kubera ko twasobanukiye ibyo bintu bibiri n'ubundi niko tuzabigenza, tuzayivamo amahoro kandi twongere tumenye ukuntu twakwizigamira kugira ngo ejo hazaza niba hari impinduka zibaye mbese ntizizadusige iheru ngira niko mu Kinyarwanda bivuga. So nakomeza buri muntu wese muri ibi bihe byo turimo. Gusa icy'ingenzi cyo nabonye nibyo njya mpora mbabwira, ibiganiro byacu byose twibanda kwivuga butumwa. Udafite Imana byahungabana nibwo rikugeraho cyane ukamererwa nabi cyane. Udafite ijambo ry'Imana muri wowe riguhumuriza byanga bikunda uzahungabana. Ariko iyo ufite Imana muri wowe ukamenya ko ari Imana igena ibihe, ukamenya ko ibihe kandi bisimbura ibindi, ukamenya ko nta na kimwe kibi yibwira kutugirira, ukamenya ko ibyo yibwira kutugira byose ari byiza gusa nta kibi kirimo, uhita ufata cya kibi ukakirenza amaso ahubwo ukajya kurunguruka inyuma yacyo umugisha wawe. Rero no muri iyi covid bamwe barihebye, abandi mbese dubayeho mu bwoba, abandi, ariko reka mbabwire tugerageze kurenza amaso icyo kibi cyatwitambitse imbere kimeze nka rido, tukirenza amaso dushakishe icyiza cy'Uwiteka duhishiye inyuma, ntiduheranwe n'iki kirido kituri imbere cy'umukara gitumye tutamenya ko hari Imana nyuma y'ibi byose. Reka mbabwire hari Imana. Iyo bidahari byari byoroshye natwe korama. Ntitwabonye se ibihugu bimwe na bimwe abantu bapfa pepepe bakaba benshi. Yes, abantu ibihumbi buri munsi bagashyingura ibihumbi miliyoni zingahe zikorama tuzireba. Ariko reka mbabwira mu ijuru hari Imana, kandi iyo Mana ntabwo iri mu ijuru tutabona, iri muri twebwe. Niyo mpamvu tutashize, niyo mpamvu dushoboye kuba n'ubu ngubu tukivuga amagambo yo guhumurizanya. Covid rero nimwumve ko si yo mwisho wa dunia, ntabwo ariko gushira ku isi. Oya, nyuma y'ahangaha
mumenye ngo ibyiza birahari. Amen. Utazapfa byanga bikunda hari ubundi buzima bwiza bwo tuzongera, ntabwo tuzakomeza gutya. Numva Uwiteka hari indi nyigisho yaduhaga wemeye ko ibi bitugeraho, kandi nyuma yaho numva hari ubundi buzima bwiza tuzinjoyinga cyangwa tuzanezererwamo. Amen. Mukomere rero. Imana iguha umugisha. Dufite urugendo rurerure rwo gukomeza tugira message tugenera abantu buri munsi, kandi koko ni byiza. Tuzajya no ku rwego zaguka wenda bajye bayibona buri munsi, ariko reka ngushimira imbere ya kamera umuhate n'umwiza, kubera ko benshi bazi ko ibi bikorwa nka business, bivuga buri munsi, ariko niba bikorwa nka business wowe wakiriye iyi nama urumva utari uyikeneye, ese urumva itafite icyo yakumarira? Impamvu nimwe buri abantu bagiye basharinga experience mu bintu byagira umusaruro. Nahoze mvuga nti tuzagira umunsi dutegura ikiganiro kirambuye tubwire kuri business, umugore yakwiteza imbere uhereye ku kantu wenda kubusa pana bino ngo nahere ngo ku mufuka y'ibishingwe, ngo none ngo ubungeze ku makamyo y'ibishingwe. Oya, uduha ibintu biriri, ibintu bigaragara, uburyo wabikoramo, sande hashobora kuva support yagufasha n'ibindi byose. Turi n'ubundi turasa n'abagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, kubera n'ubutumwa n'ubundi bujyanye no gukomeza gusigasira ibyo umuntu atunze mu rugo, ariko hari icyo bita gusevinga, ariko nanone hari icyo bita ubuturi. Ujye ubyumva kuba inturi. Ngo uriya mugore ni inturi, hari abagore bari kunyumva, ngo uriya mugabo ni inturi, ngo yagira ngo afite imiri mu mufuka, wagira ngo ko tuntu n'ujya utwumva, ukabana n'umuntu ariko azi ngo niyo yaba agiye gupfa ntiyagusaba n'igiceri cy'5, ngo uri umugabo ngo ufite imiri mu mufuka. So nanone nagira ngo udutandukanyirize, ni nacyo kibazo cya nyuma turi busoreze kiganiro cy'uyu munsi, udutandukanyirize kugira imiri mu mufuka, kumenya kumanaginga utuntu mu rugo, gushyira utuntu ku murongo, kugura ibiteganijwe, apana kugura ibyo uhuye nabyo byose, dufaranga duke umuntu ashobora gukoresha yaba ari mu minsi mikuru cyangwa atari mu minsi mikuru, kuba yanyurwa. Mbivuze ari byinshi bifunguye, ariko use nabuhuriza ku kintu kimwe kitwa gusevinga nkuko wabivuze, ariko nanone bitandukanye no kuba uri igisambo mu kinyarwanda cyiza, kuba nta muntu uzaremera muri iyi minsi mikuru uvuga uti wenda afite umuturanyi nzi ko barya induru zivuze, wenda reka nzabashyira ikiro cy'akawunga n'ikiro cy'isukari, wenda mbagoye n'ikiro cy'inyama. Ndabizi ko hari abagira neza yana kuvuga ati hano duturanye nzi ko batarya inyama pe, nzigora, kandi koko mwisukuye kwigora ko n'ubundi abapfuye ni benshi, nawe uzagenda ubisige. Bavuga uti ni ikiro kimwe, ariko iriya famiye nzayigurira ikiro, ntange iwanjye ry'ikiro. Erega abana bacu twifuza kugaburira neza kuruta ab'abaturanyi, ntabwo tuzi uko rero bizaba bimeze. Natwe ubwacu rega twitangaho urugero. Mbese tuzicare mubwire abantu bagiye banyima ibiryo, baje no mu bukwe bwanjye bagahamuka, batari bazi ko navamo umugabo. So reka rero nibyo tujye tubitekeza mu maganza, hanyuma iyo message wenda ize kutwerekeza ku musozo. Urakoze cyane. Ibyo uvuga koko nibyo, ni ibintu nka bitatu biri kumwe, kandi byose bifite icyo bisiguye cyangwa icyo bivuze. Nibyo koko dukenera gusevinga cyangwa se kwiteganiriza. Icya kabiri, dukenera nanone kugira umutima wagutse. Iyo tuvuze urukundo, na Bibiliya yarabivuze ngo kwizera kudafite ibikorwa. Ni ukuvuga ngo n'urukundo rudafite imirimo ifatika burya ntabwo aba ari urukundo. Ntabwo ushobora kwicara ngo wigambe ngo genda ndakunda, ndakunda. No, bikorere mu bikorwa bigaragare. Noneho bijye bivugwa na Emi wagiriye neza, bijye bivugwa na Mama Ganza wagiriye neza. Naho kwicara gusa nkabiririmba ngo genda kunda, ngo buriya rwose ndakunda, ngo ngira urukundo, ngira umutima. No, reka bivugwe n'uwo wagiriye neza. So kwizigama ni ingenzi cyane, kuko ejo heza njye mbona ko hagirwa n'uyu munsi uwo washoboye kugira icyo wiyima. Iyo ugize icyo wiyima rero ukavuga uti, ukabikora nk'intego, ukavuga uti reka ngire icyo niyima, niba ari buri munsi 2,000 njye mbijugunya ahantu,
niba ari ibihumbi 100 buri munsi mbijugunya ahantu, niba ari abari mu kimina, niba ari abari mu njya nkunda ko abantu bamenye n'ibyo bintu by'ibimina, ariko byaha hagati apana biriya byo njya numva biturutse hanze biza bikarya abantu amafaranga bikongera bikazima. Oya, bya hano cyanjye hagati yanjye nawe na Emina n'ikuzo n'umugore wawe n'umugabo wanjye nabo duturanye se cyangwa abo dukorana, biriya bintu bifite umumaro cyane, buryo buri mu saving. No kuvuga ngo iyo igezweho ukahabwa, ntabwo byari gushoboka ko wizigamira ibihumbi 500 mu kwezi kumwe. Ariko noneho iyo mwagiye muyahana, iyo ujya kwakira wakira 500, cya kintu ukakibyazamo umusaruro. No kuvuga rero ngo urumva ko wizigamye bigateganya ejo hawe heza hakaba heza, ejo nyine hawe hakaba heza. Ariko nanone nkuko yabivuze, nanone ntabwo dukwiye gusa n'afite impiri mu mufuka. No kuvuga ngo iyo numvise bavuga ngo impiri mu mufuka, bivuze ko adashobora gukoramo ngo agire icyo atanga. Ntashobora. Abandi bavuga ko ufitemo super glue. Yego. Super glue mu Kinyarwanda se, ariko ni kakano kufatisha ikintu yenda gishaka ko gifatana. Kore, exactly, kore. Akavuga ati uriya wagira ngo agira kore mu mufuka, muri make nashora yo kuba kubwo kore irafatira ku ntoki, ntacyo yagukurira. Nako reka mbabwire, ntabwo ibyo bintu ari ngombwa. Erega gutanga ntabwo bivuze gusesa. Yego. Gusesa ni ugusesa nyine, ariko gutanga ntabwo ari ugusesa. Gutanga ni cya gihe cy'ubona ko mu maganza hari n'impano se yenda yubona ukwiye kuma, kubera impamvu ikuri ku mutima, ukumva umutima urakubwira ngo nubwo ugomba kwiteganyiriza, ariko uriya mugore hari umumaro yakumariye. Mugenera akantu, niyo kaba ari icyatsi, genda ugice mu ishyamba ugishyire mu kambaraje kado ukimushye, biri bugwe neza umutima, kandi nawe umutima uragubwa neza kubera ko yakugiriye neza. Hari ukuba ufite umuturanyi nk'uko wabivugaga, cyane cyane nko muri ibi bihe by'iminsi mikuru, kaza umuvandimwe wawe, umuntu utakuza ubwawe, wikanga yakugiriye neza kubera just ko wagize neza nawe. Njye nibuka ari nk'abantu bagiye bangirira neza, ugashaka nk'ahantu bivuye bikabura. Njye nibuka 2003 mfusha data, nataye telefoni ye. Nyitaye ngira ubwoba bw'ukuntu ndi butahe, muka data nkumva atari bubyumve ko nayitaye, nkumva ko biri bibindi bintu bikomeye. Noneho ndibuka nari nzi umuntu muri MTN, nabaga hanze y'igihugu, ariko muri iyo minsi uko nazaga hano hari umuntu nari maze kumenya muri MTN, ndavuga reka njyeyo mushake. Njyayo, ngezeyo mpura n'umuntu abamuzi yitabye Imana yitwa Gerard, wakoraga muri MTN. Hari uzayumva agasanga muzi, imfura y'umwami, duhuriraho, ntanzi simuzi. Ariko icyo yakoze arambaza ati urashaka ne? Ndamubwira ati ntabwo rero sinzi ahari. Hari iki se wamushakiraga? Ndamubwira ukuntu nataye telefoni ya papa, tufite resi yayo ntindayifite, ati uzayizana ndebe ko nagufasha. Ndayizana, uwo muntu ntanzi simuzi, ariko icyo yakoze angirira neza, akurikirana iyo telefoni, turayifata, nyigarura mu rugo. Ndibuka hari mwene wacu umusirikare nawe nasabye ntumperekeze tujye kuzana, hari umuntu namenye ufite telefoni ya papa, tujye kuyizana. Icyo nabivugiraga ni iki rero, wasanga buri ari nk'ineza mama yigeze agirira undi muntu, yenda atari nanjye wayigize. Wasanga ari nk'ineza mama yagiriye undi muntu, cyangwa ineza data yagiriye undi muntu, yatumye uriya muntu ati ibyo yakoraga nanjye ngirira neza, anshakira iyo telefoni kugeza ubwo tuyibonye. Nawe rero iyo neza yo yangiriye, nshobora jya ubuko utazamenya umwana we yasize, uko yitabye Imana akiri muto, nta nubwo ubunzi rwose n'umuryango waho nawubona, ariko nshobora kutazagirira neza uwo mwana we kubera ko yenda ntaza ahari. Njye mubonye nanjye nagira ikintu cyo mukorera kugira ngo ngaragaze neza papa yangire ko yankuye mu kaga. Urumva guta telefoni y'umuntu yitabye Imana kandi waruzwi ko ariye, urumva muka data niwe agomba kwisigarana nyine nk'umudamu we. None no kuvuga ngo uwo muntu naho ntamenye umwana we mugirire ni akiyo neza Gerard yangiriye, izakurikirana umwana we. Bivuze rero ngo kwa kwizigamira no kugira neza buryo uba wizigamiye. Wazigamye ibihumbi byawe 3, wagomba kuzigama 5, 2 urabifasha ubigiriyemo neza umuntu, menye ko utabitakaje, ahubwo nabwo
hari ikindi kigega cyubitsemo, hari kera cyangwa n'ubu ngira ngo niko bimeze, uretse ko ubu nzabikurikira amenye ukuntu bubahunika cyangwa ukuntu bizigamira imyaka, ariko kera habagaho imitiba, imitiba n'iy'inzuki, imitiba y'inzuki, hari abakoresha urwo rurimi, hari ahandi ni ibigega, ntabwo ari imitiba, nyine hari abakoresha ibigega, nibyo, abandi bagakoresha imitiba y'imyaka, biterwa, urabona uduce, uturere tugenda tugira imvugo. Anyway, icy'ingenzi ni uko niba ari inzu uyu munsi bahunitsemo, babikamo imyaka, bizigamiramo, niba ari iki, ariko kera nzi ko habagaho ibyo bigega, hakabaho bagahunikamo. Ni ukuvuga ngo yiyimaga aka kanya kurya ibyo byinshi, ariko akaba azi ngo ejo hazaza azabona ikimufasha kandi azabona n'imbuto yongera agira ate asubire hari. Ni ukuvuga rero ngo ni ikindi kigega uba uhunitsemo, nk'uko hari bitatu cyangwa bitanu, bibiri, cyangwa wahunitse ahantu mu ishyirahamwe, cyangwa washyize ahantu mu kimina, cyangwa washyize kuri konti. Reka nkubwire ngo n'ibyo bibiri wafashishije wa muntu udafite icyo afite, uba uhunitse ntabwo uba utakaje. Ntuzefate rero ngo uvuge ngo oya ngo ntabwo ngiye ngo reka ngo nanjye ubwawe ngo mfite bitanu gusa ngo kandi nabifasheho gahunda yo no. Menya ko naho ngaho usevinze ntabwo mu by'ukuri utakaje, naho ngaho urizigamiye, uzigamiye umwana wawe, uzigamiye mwene wanyu, urizigamiye in general cyangwa muri rusange urizigamiye. Rero tureke kuzahuza ibyo bintu ngo uvuge ngo ntabwo giye rwose, ntabwo nabishobora gufata ibihumbi 5 ngo mbigabanye, nagomba ko giye mfite abana ngomba kuzaba barakubisevinga, ariko nugira utyo ugakora bibiri ukayifashisha wa muntu, umenye ko usevinze arenze 5. Je niko njya mbifata kandi birankorera bijya binkorera. So rero nagira ngo mbabwire ngo impiri zo mufuka ni muzice, zipfe burundu mu izina rya Yesu. Zakore muzikuremo, muzijugunye, mwikwitwaza iterambere ngo rirabasiga, ngo ibintu byarakomeye, ngo ibibazo byaravutse. Ariko reka mbabwire nako kantu nako ni ingenzi. Niba turi abakristo tuzirikane ngo hari aho byandikwa, hari igitabo cy'imirimo. Imirimo myiza ntabwo izagaragarira muri 5 ni sevingiye kuri konti. Imirimo myiza izagaragarira muri 2 nahaye wa mwana, nahaye wa muntu utifashije, nahaye muri iyi minsi mikuru ho rwose. Buri umwe nahaguruke aharanire kugira umurimo mwiza akora muri iyi minsi mikuru. Nawe ubwo ugira ahantu ho wandikwa. Ntabwo 5 bizamara ubukene bwacu rega. Niyo ufite 500,000, ibibazo ufite igihe cyose bihora biruta amafaranga ufite. Ntibizakubuze rero kugira ubufasha, ahubwo sobanukirwa ngo iyo ugize ubufasha utishoboye, ariko ubundi ngo idini ryiza Imana yishimira umutima, ni umutima ufasha impfubyi n'abapfakazi. Ni wa wundi washoboye gusura uri mu nzu y'imbohe utanazi, ugateka ugashyira utuntu hamwe ukavuga uti uyu munsi ndasura abantu kwa muganga, nta wawe urimo uyu munsi ndasura abantu mu nzu y'imbohe, nta wawe urimo. Niho rero ngo Uwiteka ngo Yesu azavugira ati waransuye ndi mu nzu y'imbohe, wansanze, ugatangira kubaza uti jye nakubonye ryari, wari hehe ko? Ati wa wundi mwene so wabigiriye, burya nige wagiriraga. Rero no kuvuga ngo twisobanukirwe, dusobanukirwe umugisha, tumenye uburyo twawukorera, tumenye uburyo twawusigasiga, tumenye n'uburyo twawubumbatira ntukaducike. Menye ngo kwiteganyiriza gukomeye cyangwa kwizigama gukomeye harimo no gufasha utishoboye. Ntuzafate byose nka bya nibyo bamwe nagiye mbyumva babivuga ati abakozi b'Imana bamwe bashuka abantu, akavuga ngo zana imodoka kugira ngo ubone izindi 2, inzu ifite yizane kugira ngo ubone izindi 3. No, wiba umupfapfa witerura byose nuko navuze gutyo, ariko izigamire, ariko nanone izigamire mu kindi kigega cyo kugirira neza ukeneye neza yawe. Imana rero ibashoboze kandi mbifurije Noheli nziza, umwaka mushya muhire, kandi mu by'ukuri muri byose tuzigame gusenga, tuzigame kuba imbere y'Imana, tuzigame cyane kumenya gushimiraho Imana ikugejeje. Wowe ushonje, wowe ufite ibibazo, wowe wishimye, muri byose dushyire Imana imbere. Tumenye ko iyo itabayo wowe ushonje,
uba warapfuye. Iyo itabaye wowe urwaye uba warapfuye. Iyo itabaye wowe umeze neza, ahari yenda uyu munsi ntihakabaye imeze neza. Muri byose tumenye gushyira Imana imbere, tuyishime kandi tuyihimbarize aho itugejeje. Bizoroha cyane ko n'ejo hazaza ntabwo ari wowe uzahigeza, ahubwo n'Imana izahatugeza. Imana iduhana umugisha. Akoze cyane mu maganza, namwe tubashimira abadukurikiye. Reka nanjye mbifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza, kandi ndekeza ko usibye n'ibi Imana yatugejejeho n'ibindi tuzabigeraho. Yes. Sorry. Hanyuma rero nawe utarakora subscribe uyikore, ukora like uyikore, ndetse na comment. Nge nari kuzorera.